ndacyafite icyizere ko umunsi umwe byose bizamera neza. Nabonye ibyiza n'ibibi byinshi, icyo nakuyemo nuko nta bihe bidahinduka. Nunyanga itsoke n'ubundi nzira ijya mu ijuru nta na rimwe inyura iwanyu. Shyira umuntu wese mu mwanya gushyiramo, ubundi ureke abatarabaye basanga babo, bizakurinda guhangayika. Ibyo mbona byose si uko mba bikwiriye, mbihabwa kubw'ubuntu bw'Imana. Bibaye ngombwa muri ubu buzima ko mpitamo hagati y'ibyishimo nawe, njye nahitamo wowe kuko kubera wowe mpora nishimye. Umunsi umwe nawe uzabona umuntu ugukunda kandi akwiteho nk'uko bikwiye, bitagusabye kubanza kumuhatiriza, kumwiruka inyuma, kumusohokana kenshi cyangwa kumuha impano nyinshi kugira ngo abone kuri uw'agaciro. Ndatangariye abahungu bivugishwa ngo ntibajya basobanukirwa abagore. Ese ni gute ushaka gusobanukirwa umuntu waremwe usinziriye koko? Njye nitwa Jay, iki ni ikiganiro Bahe Ukuri, gica kuri ZENE TV. Mwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Mu magambo y'ubwenge kandi akubaka, kwiga kuvugisha ukuri, ndetse no kutagira n'ikintu na kimwe kigutera ubwoba mu buzima bwawe bitewe n'uko hari ababa bafite icyo bagukeneyeho. Bahe ukuri. Ukabwira umuntu ngo uramukunda n'umutima wawe wose, ubwo uwo mutima wananiwe gushushanya no kuvuga ibice byawo muri examen ya biology, uwuzi wose gute? Urumva ubutabeshya umwana w'abandi? Ntabwo ari iby'uyu munsi cyangwa ejo gusa, ahubwo naguhisemo ngo nzahorane nawe muri ubu buzima. Uri igisobanuro cy'umunezero wanjye kandi sinzigira mpinduka. Ndagukunda. Rinda icyo cyizere abantu bakugirira, kuko iyo gitakaye kukigarura biragora, kandi niyo kigarutse ntikiba cyuzuye. Umunsi wacitse intege uzamenye ko weretse abaguciye intege bose ko batigeze bakwibeshyaho ko utazabishobora. Nta kintu kibabaza muri ubu buzima nko kunanirwa aho wifuza gutsindira. Wowe ufite intego ushaka kugeraho, Imana ikongerera imbaraga. Abakobwa beza bari ahantu hose, ariko kubona umwe ugukunda akakubaha akakubera umwizerwa ni amahirwe utazabona kenshi. Niba umufite mwiteho neza, nawe ntuzamubabaze, kuko hari abategereje ayo mahirwe ko wayapfusha ubusa bakayatwara bakayakoresha neza. Iyo utagize umugisha wo kumenya umugisha, amaherezo birangira utaye umugisha ugatora umuruho. Tubwizanye ukuri, ese ubu haracyaba abahungu bameze nka Yosefu babona ubwambure bw'umukobwa bagahita bahunga? Cyangwa gutera ikirenge mu cya Dawidi nibyo bibaraje inshinga? Niba wumva ko umuntu numubwiza ukuri azababara, mureke ababare, apana gukomeza kumubeshya ngo yishime bya hato. Imyaka yanjye ntabwo inyemerera kubabazwa n'urukundo. Nubona narakaye nzaba nshaka amafaranga cyangwa ibiryo. Wowe niwiyumva ibyiyumviro mfitiye bishize uzandabure, kuko ndambiwe kwiruka inyuma y'abantu batanyeneye. Umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo azigera gutererana mu bikomeye byose uzacamo, kandi uwo muntu nta wundi ni wowe ubwawe. Ntuzigere wemera kwitererana mu byucamo byose, kuko ukuri kubabaje nuko nta muntu ukwitayeho. Nabo bibwira ko bakwitayeho, isegonda rimwe baraguhinduka cyangwa ntibikunde ko ubasha kubabona. Iyo mbonye utangiye kumpakiya kurusha sheri wanjye mpita nk'ubroka, kuko njye sinkunda ibintu binera urujijo. Kuba hari abantu batagukunda ndetse batanakwifuriza inabi, ntabwo bisobanuye ko Imana itazaguha umugisha wawe, kuko umugisha w'Imana ntabwo ugendera ku marangamutima y'abantu. Ariko Mana, bihurira na gute kugira ngo umuntu abe single, ari mugufi, ari na mubi, abone n'amafaranga? Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, none nge ndinde wo kuguha pase ko ntari Uwiteka? Niba uzi kuri single, jya ucishamo ujye no gusenga mwana, ntawamenya sheri wawe ashobora kuba ari n'umudiyakoni. Niba ugifite amahirwe yo kubaha umuntu no kumwereka urukundo, bikora ubu, kuko hari igihe kizagira bikaba bitagishobotse. Umusazi bamushakiye umugore, ubukwe buraba no gutwikurura birangiye, abantu nabo barataha basubira iwabo. Nuko umusazi yinjiye mu cyumba asanga umugeni we, ahita avuga ati nari nabivuze ko aka kavuyo kiriwe hano nta kuntu byari kurangira batibagiwe umuntu. Ngayo nguko. Reka nshimire mwese twabanye muri iki kiganiro. Nizeye ko ari cyo kigusigiye ndetse uzagenderaho muri ubu buzima. Njye nitwa Jay, mwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndabakunda cyane. Peace out.